Ikaze nanone mu kiganiro ntiwamenye, tukaba tugeze mu gice bita utuntu n'utundi, aho tubazanira inkuru zikoranye ubuhanga zicukumbuye zigaragaza ibintu bitangaje cyangwa se ibintu bidasanzwe utari uzi ko binabaho. Njye mugiye kubana ni Irumva Shadrack, murakaza neza mu kiganiro. Ikiganiro cyacu utuntu n'utundi reka tugere kuri resitora itangaje yo muri Malaysia yitwa Mongolian Master. Iyi resitora iratangaje ndetse n'isanzwe kubera ko itanga igabanyirizwa ry'ibiciro hashingiwe ku ngano y'umuntu. Yego wabyumvishe neza, iyi resitora iyo unanutse cyane ukajya kuharira uhabwa igabanyirizwa ry'ibiciro rinini, nanone waba ubyibushye cyane ugahabwa igabanyirizwa ry'ibiciro rito. Iki ni igitekerezo kidasanzwe cyazanywe n'umutetsi wo muri iyi resitora yo muri Malaysia kugira ngo ashishikarize abantu gukora siporo ngororamubiri no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bananuke ndetse bagire n'ubuzima bwiza, kubera ko iyo ugiye muri resitora guhabwa igabanyirizwa ry'ibiciro rinini biterwa n'ingano yindi ufite. Kugira ngo urasuzume ingano yawe, abakiriya bagomba kugenda banyuze mu muryango uhagaze. Uko uciye mu muryango unanutse byoroshye nibwo uri bwishyire make ku byo kurya ugiye gufata. Ku bwinjiriro bwa resitora hari imiryango 5 ihagaze ifite ubunini butandukanye, aho buri muryango ufite umubyibuho wawo utandukanye n'uwundi. Abakiriya bakaba binjira banyura muri iyi miryango bagahabwa igabanyirizwa biciro hashingiwe ku muryango banyuzemo biboroheye. Mbese wowe ubona wanyura muri uyu muryango? Iduka cyangwa se boutique ya mbere bigoye kugeraho kurusha izindi zose ku isi. Iri duka cyangwa se boutique ntoya yubakishije ibiti iherereye mu Bushinwa mu ntara ya Hunan Province. Ikaba yaramaze gutsindira igihembo cy'uko ariyo boutique ya mbere iri ahantu habi ku isi hagura abakiriya bayo kuyigeraho kuruta izindi zose. Iyi boutique rero iri hejuru ku gasongero k'umusozi muri metero 120 mu kirere. Ikaba icuruza amazi ndetse n'ibindi biribwa nkenerwa ku bakinnyi bakina umukino wo kuzamuka umusozi uzwi nka mountain climbing. Iyi boutique ikaba yaramamaye cyane mu mwaka wa 2018 ubwo yafungurwaga nyuma y'umwaka yubakwa. Iyi boutique kandi ikaba ifite umukozi uyikoramo, aho uyu mukozi nawe afite inshingano zo gupakira ibicuruzwa bye birimo amazi ndetse n'ibindi bitandukanye akabizamukana kuri aka gasongero akabijyana mu iduka rye. Inyamaswa yihuta kurusha izindi ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Inyamaswa ya mbere yihuta kurusha izindi ku butaka ni inyamaswa izwi nka cheetah, benshi mukunze kwita urutarango mu Kinyarwanda. Iyi nyamaswa ikaba yirukanka ibirometero 120.7 mu isaha. Ubu tuvugana mu Rwanda nta modoka n'imwe ihari yashobora gusiga urutarangwe baramutse babishyize hamwe ngo byirukanke bitanguranwe kugera ahantu runaka. Iyi nyamaswa rero cheetah ikaba ihiga inyamaswa zirimo impara, imparage ndetse na wildebeest n'izindi nyinshi. Inyamaswa yihuta kurusha izindi mu mazi yitwa sailfish. Sailfish ni cyo kinyabuzima cya mbere cyihuta kurusha ibindi mu mazi. Iyi fi yirukanka cyangwa se yoga ibirometero birenga 110 mu isaha. Iyi fi ifite umunwa umeze nk'icumu ndetse n'ikintu kimeze nk'ibaba ku mugongo kiyifasha mu kwihuta, dore ko niyo yoga ijya inyuzemo igasimbuka ikamara umwanya mu kirere. Sailfish itungwa n'amafi matoya by'umwihariko sardine ndetse n'ayandi mafi aba mu nyanja hasi. Inyamaswa yihuta cyane kurusha izindi mu kirere muri rusange akaba ari nayo nyamaswa ya mbere igendera ku muvuduko munini kurusha izindi zose ku isi ni igisiga bita Peregrine Falcon, aricyo cyitwa agaca mu Kinyarwanda. Agaca kirukanka ibirometero 386 mu isaha. Aka gaca rero kakaba kagira izindi nyamaswa zirimo nk'inyoni n'imishwi y'inkoko ndetse n'udukoko. Aka gaca rero kongera umuvuduko cyane iyo kava mu kirere mu bushorishori kerekeza ku butaka gufata umuhigo wako. Edward Modric, umugabo w'umwongereza wavukanye amasura abiri. Uyu mugabo wavutse ahagana mu 1990, akaba yaravukanye amasura abiri, imwe imbere indi inyuma ku mutwe. Iyi sura rero bikaba bivugwa yuko iyo yabonaga Modric yishimye yariraga, naho ubundi mu gihe Modric yaba ababaye yigaseka. Iyi sura rero itangaje bikaba bivugwa yuko yakundaga kubonwa iri kuzunguza iminwa isa nk'iri kuvuga gusa ariko ntiyumve ibyo iri kuvuga. Uyu Modric akaba yaroraga asaba abaganga barimo nka Memphis ndetse na Treadwell ko bayimubaga bakayimukuraho, gusa bo bakamubwira ko bidashoboka kubera yuko bishobora gutuma apfa. Uyu Modric akaba yarakomeje kuvuga ko iyo byageraga nijoro iyi sura yamwongoreraga amagambo mabi cyane ndetse ateye ubwoba ameze nk'abavuga ikuzimu, bikaba byaramubuzaga gusinzira. Nyuma nibwo yaje gufata umwanzuro wo kwiyahura, amuboroza arapfa.
gusa ariko asiga akandiko kanditseho ngo nibajya kubimuhamba bazabanze bayimukureho kugira ngo n'aho agiye itazakomeza kumukurikirana. Green Anaconda ni inzoka y'ingore itangaje cyane, aho iyi nzoka igira ingabo nyuma yo gukorana imibonano mpuzabitsina. Green Anaconda ni inzoka y'ingore igira uburyo butangaje mu byerekeranye n'imibanire ndetse no guhuza ibitsina n'izindi nzoka z'ingabo. Iyi nzoka ikaba iri polyandrous animal mu Kinyarwanda bisobanuye inzoka ikorana imibonano mpuzabitsina n'izindi nzoka nyinshi mu cyo bita breeding ball, aho inzoka zirenga 10 ziza zigahatanira kubona igitsina gore ngo bikorane imibonano mpuzabitsina. Iyi breeding ball rero ishobora kumara igihe kingana n'ibyumweru 4, gusa ariko muri icyo gihe inzoka Green Anaconda ikaba imaze gukorana imibonano mpuzabitsina n'izindi nzoka nyinshi z'ingabo. Iyi Green Anaconda rero ikaba ari nini ndetse inaremera cyane kurusha iz'ingabo, akaba ari nayo mpamvu nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina n'inzoka ya nyuma y'ingabo ihita irya, kubera ko iyi nzoka mu gihe itwite iba idashobora kugenda. Bityo rero kurya iyo y'ingabo bifasha mu kubona intungamubiri z'ingenzi ziyifasha kubyara neza ndetse no kuticwa n'inzara mu gihe itwite kuko iba itashobora kugenda.